ni itariki ya 26 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2020. Reka nkomeze kubifuriza kugira umunsi mwiza no gukomeza kugubwa neza kuba bakomeje kubana natwe mu makuru ibiganiro tuba twaguteguriye umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu bari mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afurika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afurika. Mwese twongeye kubifuriza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kugubwa neza. Nyuma jya munsi yo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo ukore kuri subscribe ndetse unanyeganyeze akazogera, hanyuma ujye wa mbere mu kuba wabona amakuru mu gihe tuba tumaze kuyategura, kuyatunganya ndetse tukanatereka ku muyoboro wacu w'amakuru yizewe kandi agezweho. Urabizi ko rero aya ngaya ari ya masaha mumaze kumenyera muri benshi, akaba ari amasaha tukugezaho ibirebana na update cyangwa se amakuru mashya, akaba ari amakuru atangazwa na Minisiteri y'Ubuzima, akaba ari minisiteri bifitiye ububasha cyane cyane ku birebana n'icyorezo cya COVID-19 cyangwa se coronavirus, ariko nanone akaba ari amakuru abarebana n'abarwayi bashya ndetse n'izindi ngamba zikomeje kugenda zifatwa na Minisiteri y'Ubuzima mu kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo cyane cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni icyorezo rero gihangayikishije isi mu buryo bukomeye cyane ndetse n'icyorezo gikomeje kugenda cyica abatari bake, ndetse abantu benshi nanone bakaba bakomeje kugenda bandura mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, yaba hano ku mugabane wa Afurika, hakurya y'umugabane wa Afurika ndetse no mu bindi bihugu hakomeje kugenda hagaragara abarwayi bashya ba COVID-19. Amakuru mashya kuri coronavirus kuri tariki ya 26 Werurwe 2020 aravuga ko uyu munsi hagaragaye abandi bantu bagera ku 9 barwaye coronavirus. Ibi ngibi bikaba byatumye umubare w'abarwaye coronavirus mu Rwanda ugera kuri 50. Ni ukuvuga ko rero muri aba bantu 9 bagaragaye uyu munsi basanze 41 bari bahari muri iki gihugu. Ni abantu bagera kuri 5 baje baturutse i Dubai, bahita rero bashyirwa mu kato. Ikindi kandi harimo umuntu umwe waje aturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe wahise ashyirwa mu kato. Ikindi kandi hakaba hari undi muntu umwe waje aturutse mu Buholandi, watahuwe rero ko yahuye n'undi urwaye coronavirus mu Rwanda, ahita ashyirwa mu kato. Abandi bantu 2 muri aba 9 rero bakaba batahuwe ko bahuye n'abandi barwaye coronavirus hano mu gihugu cy'u Rwanda, bakaba nabo bahise bashyirwa mu kato nk'uko Minisiteri y'Ubuzima muri aya makuru yamaze gusohora babitangaza. Nyuma ikindi kandi abarwayi bose bakaba barimo baravurirwa ahantu habugenewe kandi barimo baroroherwa. Abenshi rero muri abo ngabo ubu nta bimenyetso bya coronavirus bagaragaza, nta n'umwe rero urembye. Hanashishikajwe rero abandi bantu bose bahuye nabo kugira ngo basuzumwe ndetse bitabweho n'inzego z'ubuzima. Abaturarwanda bose barasabwa gukomeza kwitwararika nk'uko byatangajwe na Leta y'u Rwanda. Ingamba zafashwe zigomba gukomeza gushyirwa mu bikorwa. Ubucuruzi bw'ibikorwa bitari iby'ibanze bukaba bwarahagaritswe, ingendo zihuza imijyi n'uturere zarahagaritswe, ndetse n'ingendo zitari ngombwa kuva mu ngo rero nta mpamvu zihutirwa birabujijwe. Abantu bose rero bageze mu Rwanda mu byumweru 2 cyangwa se bakaba barashyizwe mu kato mu gihe cy'iminsi 14 guhera igihe bagereye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ko rero ubwo Minisitiri w'Ubuzima mu kiganiro amaze kugirana na televiziyo y'igihugu, ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, akaba yavuze ko 88% by'abantu bamaze kwandura iki cyorezo hano mu gihugu cy'u Rwanda ari Abanyarwanda baturutse mu bihugu by'amahanga cyangwa se abandi banyamahanga bagenderera u Rwanda. Gusa rero muri abo ngabo kuva ingendo ziva mu gihugu cyangwa zijya hanze y'igihugu zahagarikwa, abenshi rero mu bagiye binjira mu gihugu bakaba barashyizwe mu kato mu gihe kingana n'iminsi 14, ariko gishingiye ku byumweru 2 kugira ngo barebe niba hari uwaba afite ibimenyetso by'iki cyorezo cya COVID-19 mu babashije kugera mu Rwanda mbere y'uko ingendo zihagarikwa, cyane cyane rero ingendo zinjira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko rero ingendo z'ibikorwa cyangwa se ingendo z'indege cyangwa se ingendo z'amamodoka akorera ku butaka atwara ibicuruzwa, izo ngendo zo zirakomeza. Ubufatanye bwa buri munyarwanda na buri muturarwanda ni ingenzi. Ikindi kandi babashimira ubwitange n'umurava by'abakora mu nzego z'ubuzima bakomeje guhabwa ubufasha mu kubungabunga ubuzima bwacu twese. Murasabwa rero gukomeza kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima, hitabwaho cyane cyane ibirebana no gukaraba intoki kenshi kandi neza, hanubahirizwa intera ya metero 1 hagati y'abantu, y'umuntu n'undi cyangwa se y'abantu bakoraniye ahantu hamwe. Mwibutsa ko rero ku birebana n'abantu bahurira rero mu bikorwa bishobora kubahuriza hamwe, yaba rero ibikorwa birebana
no kuba rero abantu bashobora kuba bari mu byago bakajya gushyingura ntago bagomba kurenza umubare w'abantu 10. N'amategeko yashyizweho kandi agomba kubahirizwa. Ikindi kandi rero ibindi bikorwa byose bikaba byaramaze guhagarikwa. Abafite rero amakwe n'ibindi bikorwa bihuriza abantu hamwe, ibi byose bikaba byaramaze guhagarikwa. Ibimenyetso by'ingenzi twongera kukwibutsa bya coronavirus akaba ari inkorora, guhumeka bigoranye n'umuriro. Umuntu wese rero ugaragaza ibi bimenyetso asabwe kwihutira guhamagara ku murongo utishyurwa 114 cyangwa akipimisha akoresheje telefoni ye, agakanda akanyenyeri 114 urwego, maze agakurikiza amabwiriza cyangwa kohereza email kuri call center ya RBC ariyo rero @rbc.gov.rw cyangwa akohereza ubutumwa bugufi bwa WhatsApp kuri 0788 20 20 cyangwa akitabaza umujyanama w'ubuzima. Umujyanama w'ubuzima rero umwegereye akaba yakomeza guhabwa ubufasha ku birebana no kwirinda, ndetse rero niba hari uwanduye akaba yabasha kwitabwaho n'inzego zibishinzwe mu gukomeza kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Dukomeze rero gufatanyiriza hamwe gutsinda iki cyorezo. Ni itangazo kandi ryashyizweho umukono na Minisiteri y'Ubuzima ku birebana rero n'aya makuru yose ajyanye n'icyorezo tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, 5 kuri 5. Mu minota mike ishize rero mu kiganiro maze gukurikira akaba ari ikiganiro cya Minisitiri w'Ubuzima Dr Ngamije Daniel yagiranye n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, akaba yagarutse byinshi kuri birebana iki cyorezo. Avuga ko rero hari abarwayi ba mbere bageze mu bitaro, ariko rero bashaka kuzarekurwa mu cyumweru gitaha, akaba rero aribwo bazarekurwa, ariko bakarekurwa ibisuzuma cyangwa se ibizamini byose bazabakorera mu gihe bizaba bigaragaza ko rero nta muntu n'umwe ugifite icyorezo cya COVID-19 cyangwa se coronavirus. Muri aba bose rero bazarekurwa. Ibi ngibi rero bikaba bigaragaza ko ari inkuru nziza. Ikindi kandi yavuze ko umurwayi cyangwa se abandi bantu bose baba bashyizwe mu kato mbere y'uko ugaragaza ibimenyetso. Niba baguketseho rero ibimenyetso cyangwa se bakabona ko ushobora kuba ufite virusi, ariko nanone kandi ushobora no kuba udafite virusi ariko uri muri babandi baturutse hanze y'igihugu muri ibi bihe by'ibyumweru 2 bari mu kato. Kuvuga ko rero aho baba bari ni ahantu heza cyane. Yavuze ko ari icyumba cyiza umuntu aba arimo, kiba kirimo televiziyo, kirimo ibikoresho byose, arya mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Ikindi kandi ahabwa n'ibindi nkenerwa byose by'ibanze umuntu ahabwa. Ndetse rero aravugana nawe mu muryango. Gusura ntabwo byemewe, twongere tubisubiremo rero, gusura umuntu uri mu kato ntabwo byemewe, usibye n'uri mu kato n'uwamaze kwandura uri muravurwa. Kumusura ntabwo byemewe, gusa gutunga telefone no kuba yavugana nabo mu muryango we, Minisitiri w'Ubuzima yavuze ko ari ibintu byemewe, kandi akavuga ko bakurikiranwa neza. Yaba umubyeyi ufite umwana arahagera, umubyeyi bakamuha icyumba cye n'umwana bakamuha icyumba cye, yaba rero n'umubyeyi kandi nanone bigaragara ko rero ari kumwe n'umwana muto cyangwa mukuru nk'uko nari maze kubisobanura. Ibi byose rero leta ikaba yaramaze kubifataho ingamba. Nta kintu na kimwe umuntu yishyuzwa mu gihe waba uri mu kato iminsi 14 ikarangira nta bimenyetso ugaragaje cyangwa bikarangira nta ndwara ugaragaje, ntabwo uzishyuzwa. Ikindi kandi no mu gihe urwaye, serivisi zose uhabwa ni serivisi zishyurwa na leta. Nta kintu na kimwe umuturage yishyura ku birebana n'indwara ya COVID-19 cyangwa se coronavirus. Ku birebana rero n'umuntu uwo ari we wese uba washyizwe mu kato cyangwa se n'undi uwo ari we wese bakeka ko ashobora kuba afite iyi virusi mu buzima busanzwe cyangwa se mu bizamini biba byamaze gukorwa. Ikindi kandi hakagaragaza ko rero uyu muntu ashobora kuba afite iyo virusi mu mubiri we. Reka rero mbashimire, ikindi kandi mukomeze kwitwararika, mukomeze kwirinda, munarinde ubuzima bwanyu, mukomeze gufatanya nk'abanyarwanda muri ibi bihe bigoye ndetse binakomeye. Ikindi kandi abafite icyo bafite mutange, ndetse munahe abadafite ubushobozi, ndetse n'icyo bafite abafite rero ubushobozi mukomeze gufashanya, ndetse n'abandi mwese muri mu bihe bikomeye kandi mukomeze kwihangana. Ingendo zitari ngombwa ntabwo zemewe. Gusohoka rero mu rugo iwabo ukavuga ngo ugiye gusura umuntu cyangwa se ugiye gutembera, ibyo ntabwo byemewe, byamaze gukurwaho mu gihe kingana n'ibyumweru bigera kuri 2. Icyumweru cya mbere kirimo kirasa naho kigenda kirangira n'icyumweru cya kato, ariko nanone mukomeze kwihangana. Nakomeje kugenda mbona abantu benshi bapostinga ku masitati yabo agiye atandukanye, bapostinga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bamwe batera jokes, abandi bavuga byinshi bitandukanye ku birebana n'iki cyorezo. Abandi rero ugasanga ni n'uburyo bwiza bwo kwitekerezaho no gufata ingamba nshya ku birebana n'ubuzima. Ukamenya ko rero ubuzima bwose ugomba kubamo kandi ukabwakira. Ukamenya ko rero mu gihe isi iri mu gihe nk'iki cy'amakuba ndetse n'ibyago, ushobora gutekereza ikintu ushobora kuba wakora
ariko rero ukaba umeze neza, ubuzima bwawe bugakomeza bukagenda neza nta kibazo na kimwe ufite. Niba rero wanakoraga wari ufite akazi ugatekereza ubundi buryo ushobora gukomeza kubaho kandi ubuzima bukagenda neza utabangamiwe n'igikorwa icyo ari cyo cyose. Reka rero twizere neza ko mukomeje kugubwa neza ndetse no gukomeza kumererwa neza. Gahunda zacu z'amakuru nakagaruka, mukomeze kugira umunsi mwiza ndetse munakomeze kugira ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe. Mugire ijoro ryiza, munagira umugoroba mwiza abari mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afurika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afurika. Mwese turabashimira cyane kandi tubifuriza gukomeza kugubwa neza no gukomeza kugira ibihe byiza. Ndabashimiye cyane rero, kora subscribe ndetse unanyeganyeza akazogera kuko wa mbere mu kubabona inkuru zacu. Bye bye.